ujya uhamagara kuri Airtel Imagine bikanga, cyangwa se bakubwira ati ngo connection problem or MMI code, wowe wenyine iyi video iraza kukwereka igisubizo bigakora neza. Hari n'igihe kwa kundi wajyaga ukora uri kureba balance ngo urebe balance ufite ariko bikanga, nagiye n'umuntu guhamagara bikanga, ebe guhamagara ndetse no guhamagarwa ntugire ikibazo. Ibyo byose muri no video biraza gukemuka. Ibi byose ni kubuntu, ariko bikora neza iyo ubyumvise neza. Ubwo biragusaba kureba ino video kugeza igeze ku musozo. Iyi ngiyi ni YouTube channel yanjye Prophet 250, akayibategurira ibiganiro byose by'ikoranabuhanga. Nagusaba ko wakora subscribe we mushyashya, wowe usanzwe ugakora subscribe ugakanda like kuno video, kandi wangukina kwa mudukurikira kandi Imana wo mugisha mu mukanda like, namwe musige comment ya video y'ubutaha twazabakoreraho. Nabashimiye cyane. Gusa wibuke kureba muri comment harimo hejuru harimo akalinki ka group ya WhatsApp gasa ubururu, uragakanda kugira ngo ujye muri group ya WhatsApp ukinjiremo ujye ubona ikiganiro mu bambe. Ubwo ukanda kunzogera kugira ngo tubiziye kugezaho video mu bambe. Nabashimiye cyane. Ese uriteguye? Are you ready? Let's go. Reka dutangire muri kubikorwa step by step. God bless. Okay, muri kano dutangire nkwereke nduvuga ati ngiye kugufasha mu nzira zigera kuri enye, mu nzira enye gusa kandi biraza gukunda. Ibi ngibi nabibonye kenshi ndetse nabikozeho video zirenga ebyiri kuri YouTube channel ya mbere nari mfite ya Prophet 250 imwe batwaye, ariko reka ngusobanurire. Tugiye guhera ku kintu cya mbere. Ikintu cya mbere tugiye kuba twaheraho ndetse wahita ukora aka kanya. Icyambere, iyo simukadi yawe nunabifata ukayikuramo ugayishyira mu yindi telefone, biraza kuba byakundaho nk'ibisanzwe, ariko wayigura muri iyo telefone bikanga. Biterwa n'iki? Urabona files zayo z'iyo telefone cyangwa se za Airtel Imagine ro kwize ziba nabyita nko ko wazaba crashed, cyangwa se zira cookies zayo zikabaza kuba za jamming ukuntu, ugasanga niba zafasha ama cookies ya simukadi yawe ugasanga yagize ikibazo, wayishyiramo ikagifata amakuru yuko iri invalid. Ibyo rero uzabikemura gute? Ikintu cya mbere gikora neza kurusha ibindi, uzabanza ufate iyo simukadi iri muri iyo telefone. Ubwo icyo ni cyambere duhereyo. Uzafata simukadi yo muri telefone uyivanemo, ushaka indi telefone uyishyiramo, noneho uhita ufata indi simukadi runaka ku ruhande uyisimbuze muri iyo telefone ya Airtel Imagine, uyishyire muri iyo simukadi yari irimo. Ibyo rero numva mutabyumvishe neza, reka mbisubiremo. Uri kubona simukadi yawe kenshi abari ya MTN yanze cyangwa se yose yanze muri iyo phone, uri gukanda akanyenyeri bikanga cyangwa se guhamagarwa bikaba byanze, sibyo? Urafata iyo simukadi uyicomoremo, uyikuremo, uyishyire hasi. Uhita ushaka indi simukadi ku ruhande uyisimbuze muri wa mwanya. Noneho muri iki gihe uri kubikora, uzajya urebaho, urebe balance, uhamagareho. Bibaye byiza yaba ari simukadi ufite amayinite cyangwa ushaka uburyo bw'amayinite, ujye uhamagaraho, ujye wohereza message cyangwa se ukanda akanyenyeri ureba ama balance. Bisanzwe nyine ubikora nka nyirarureshwa nyine, ubikore mu gihe cy'iminsi 2 yonyine, igihe cy'iminsi 2 yonyine, ariko ubikora. Numara kubikora nyuma y'icyo gihe, uzahita wongera ufata iyo simukadi yawe uyigaruremo, noneho ya indi yari yanze uzahita uyigaruramo bisanzwe, bizahita bikunda. Iyo ngiyo ni option. Ubundi iyo ngiyo bikoze gutyo bikanga, umva iyo ngiyo ni option ya nyuma ikora neza bigakunda. Gusa mbere yuko bikora, reka tujye ku cya kabiri, sibyo? Uze gufata, ushake uburoso bw'amenyo butagikoreshwa. Ushaka uburoso bw'amenyo, sibyo? Ufate uburoso bw'amenyo, nurangiza ufate uwo mwanya uwuhanagure, nyine uwukubemo cyane, nyine uwuhanagure cyane. Nuko wenda utabona aka essence, ariko wahita ukoresha uburoso bw'amenyo nabwo nta kibazo. Uhanaguremo neza cyane, iyo myanya yose ihanaguremo, hanyuma usubizemo simukadi, ujye nibitahita bikunda ujye kuwakora bwa buryo bwa mbere. Twagiye n'uburyo bwa nyuma. Uburyo bwa nyuma bwo ariko nabogo kenshi bukunda gukora, usibye kuba wafata risk gusa, niko kundi ushaka kuba wafata telefone yawe ukayisettinga. Ariko kuyisettinga ni mwe bwa buryo, ariko kuba bwakora ni nka 5 ni 10% kujya bikore, kuko urumva abari simukadi, kuko iyo simukadi ni yifashe ukayijyana mu yindi phone ho birakunda neza nk'ibisanzwe, kuko iyi formata ntago gusa wenda babigerageza, ariko ubwo nibwo buryo bwonyine buzagufasha. Uburyo bwa nyuma no kuyiformata, gufata phone kuyiformata bigenda gute rero? Mu gihe ushaka guformata telefone, nuko uzaza ugafungura setting ya telefone mu gihe ushaka kuyiformata, ariko please mu gihe ushaka guformata gusa uburyo bwo ntabwo nabo kubwira ko wabukora 100%, ariko nyine kereka byanze byose burundu ukavuga ati buri ngo buryo bwa nyuma. Uzaza hano muri system settings, hano gutya ukande kuri system settings, ukandanditse ngo reset option, hano hanyuma ukakande, ukandanditse ngo erase all data factory reset, ukanda hano ukakande.
bimaze kuhakanda bivuga ati ngo erase all data, ugakanda kuri erase all data, ushyiramo pin yawe cyangwa se password yawe usanga ukoresha, ukayishyira mu kwitongera ugakanda handitse ngo erase all data. Iyo gihe telefone itayizimye ukongera kwiyatsa, ariko ibintu byawe byose abe n'ifoto abe n'iyonka wari ufitemo byose bihita bisibika ikaba vierge. Ubwo nibwo buryo bwa nyuma uzakora. Gusa mbere yuko ukora ubwo buryo bwa nyuma bwo guformata phone, ushobora kuba wakora sim swap ya telefone yawe. Gusa nyine ibyo byose byanze, ubwo uzamenye ko sim card yawe iyo phone yayanze Airtel, ubwo uzamenye ko iyo phone yayanze nta indi option. Kuko nuhamagana MTN bazavuga ati ngukore sim swap, nayo nta n'ikintu bazagufasha. Uzaba yayanze isaha n'isaha uzajya kubona, ujye kubona ubaye yayemeye, utazi uburyo bwagenza n'ikindi kintu wakoze. Nuko nguko rero bikora. Rero ndizera ko iri video ishobora kuba yagufashije rwose. Ibyo ngibyo nkubwiye nk'umuntu ubizi, kuko nahamagaye n'abantu benshi, bamwe na bamwe birabafasha birakunda, mbona imbogamizi nyinshi ziri zitandukanye. Rero ibyo wenda byizeye uze kumenya ko wakanze like kuri kiganiro, wakanze subscribe, kandi ndagushimira ko mwadukurikiye kuri ino video, kwa wayirebye ukayigeza hano. Imana igumugisha, murakoze cyane, ndabashimiye.